Ushobora kuba warabonye ko wigaragaza mu buryo butandukanye bitewe n'aho uri. Uko uvuga mu nama y'akazi siko byanze bikunze uvuga igihe uri kumwe n'inshuti zawe za hafi. Uko ugaragara mu muryango mu gihe cy'igitaramo cyangwa ihuriro ry'umuryango bishobora gutandukana n'uko uba uri igihe ukurikiranye cyane cyane ikintu ukunda ku giti cyawe. Ibi akenshi byitwa code switching. Ni ukuvuga ngo guhindura imyitwarire bitewe n'aho uri n'abantu muri kumwe. Ariko hari n'ikindi kiba kirimo kuba. Aho kugira ngo tugire umwirondoro umwe udahinduka, mu by'ukuri tugira uburyo bwinshi bwacu bugaragara bitewe n'inshingano cyangwa ibihe bitandukanye turimo. Ushobora kuba uri umukozi w'umwuga, umubyeyi, umukinnyi wa siporo, caretaker, umugenzi ukunda gutembera, umucuranzi, umuhanga wo mu bumenyi cyangwa umwanditsi. Izi nshingano rimwe na rimwe zishobora kumva nk'aho zituruka mu buzima butandukanye cyane. Hari n'abumva igitutu cyo kuzitandukanya nk'aho hari imwe igomba gufatwa nk'iy'ingenzi kurusha izindi. Ariko abantu ntibabaho mu isura imwe gusa. Ubushakashatsi mu bijyanye n'imiterere n'imitekerereze y'umuntu bwerekana ko abantu ku buryo busanzwe bategura umwirondoro wabo mu bice byinshi by'uburyo bwabo, self aspect. Ibi bigaragarira mu nshingano zitandukanye, mu mibanire itandukanye no mu nzego z'ubuzima zitandukanye. Byose hamwe bigakora ishusho rusange y'uko umuntu yimenya. Umushakashatsi witwa Patricia Linville yatanze igitekerezo cya social cognitive model of self complexity. Yagaragaje ko abantu bafite uburyo bwinshi bw'ingenzi bibonamo akenshi bagira imbaraga zo kwihangana no kwiyubaka kurusha abandi iyo bahuye n'ibibazo cyangwa igitutu cy'ubuzima. Mu yandi magambo, iyo uko wiyumva utabishyize gusa ku nshingano imwe, ubuzima bwawe bwo mu mutwe burushaho gukomera kandi ntibuhungabane byoroshye. Urugero, iyo umuntu yibona gusa nk'umukozi cyangwa nk'akazi akora, ikibazo cyaho mu kazi gishobora kumutera kumva ko ubuzima bwe bwose bwangiritse. Ariko iyo umuntu yibona no mu zindi nshingano nko kuba inshuti nziza, umuntu uhanga ibishya, umujyanama w'abandi, umukinnyi wa siporo cyangwa umuntu ukunda kwiga no kwiyungura ubumenyi, iyo habaye ikibazo mu rwego rumwe ntibisenya umwirondoro we wose. Ibindi bice by'ubuzima bwe bikomeza kumushyigikira. Umunyamuryango wiga imibereho y'abantu witwa Peggy Tuitt mu mwaka w'1983 yakoze ubushakashatsi ku cyo yise Identity Accumulation Hypothesis. Iki gitekerezo kivuga ko umuntu ufite imyirondoro myinshi mu muryango cyangwa mu buzima akenshi agira ibibazo bike byo mu mutwe n'agahinda kenshi, psychological distress, kurusha ufite imwe gusa. Ubushakashatsi bwe bushingiye ku makuru yakusanyije mu baturage bwerekanye ko imyirondoro yacu mu muryango n'imibanire idufasha guha ubuzima ibisobanuro n'imiterere, bityo bikadufasha kwirinda cyane guhangayika no kwiheba. Mu yandi magambo, kugira ibice byinshi bigize umwirondoro wacu ntibituma dutatana, ahubwo bishobora kuba inkingi zo mu mutwe zidushyigikira mu buzima. Impamvu akenshi twumva igitutu cyo guhitamo ikintu kimwe ni izihe? Nubwo bimeze bityo, abantu benshi bumva igitutu kitavugwa cyo kugabanya uwo bari we. Bakigira nk'aho bagomba guhitamo isura imwe y'ubuzima bwabo. By'umwihariko mu kazi, akenshi ibihembo n'amahirwe bihabwa abantu bihariye mu kintu kimwe, specialization. No mu muco rusange, inkuru z'ubuzima bw'abantu zikunda gushyira imbere amazina y'umwirondoro umwe gusa, nko kuvuga umuganga, umuhanzi, rwiyemezamirimo, umukinnyi wa siporo. Ariko ubuzima nyabwo bw'abantu akenshi ntibugenda mu byiciro bisobanutse neza gutya. Abantu benshi babaho bafite uburyo bwinshi bw'ubuzima n'imyirondoro itandukanye icyarimwe. Uko abantu bakura kandi bagenda bunguka ubunararibonye mu buzima, imyirondoro yabo igenda ihinduka. Urugero, umuntu ushobora gutangira akazi ke mu bumenyi bwa siyansi ariko akomeza no gukunda umuziki. Undi ashobora kuba umubyeyi kandi akaba rwiyemezamirimo, cyangwa se umuntu w'umunyamategeko akaba n'umushushanyi, umwarimu akunda siporo.
Izi nshingano cyangwa imyirondoro ntiziba zihanganye buri gihe, akenshi ziruzuzanya kandi zigatuma umuntu arushaho gukora no kunguka ibitekerezo bishya. Mu by'ukuri, ibitekerezo byinshi bishya by'ubuhanga n'udushya bikunze kuvuka igihe ibitekerezo biva mu nzego zitandukanye bihuriye hamwe. Iyo abantu bakora cyangwa biga ibintu byinshi bitandukanye mu bumenyi cyangwa mu buhanga, bongera ubwinshi bw'ibitekerezo n'imyumvire, bashobora gukuramo ibisubizo bishya. Ubushakashatsi bwa vuba bukoresheje amashusho agaragaza uko ubwonko bukora neuroimaging bwerekanye ko ubushobozi bwo guhuza ibitekerezo biva mu nzego zitandukanye aribyo bita cross-domain analogical reasoning bufasha gusobanukirwa impamvu abantu bamwe bagira ubushobozi bwinshi bwo guhanga ibishya. Ibi byerekana ko guhuza ubumenyi butandukanye atari umuco wo gutekereza gusa, ahubwo hari n'ubushobozi bwihariye bw'ubwonko. Bityo, aho imyirondoro itandukanye y'umuntu ihurira, hashobora kuba ahera ubutaka bwiza bwo kuvukamo ibitekerezo bishya n'udushya. Ingero z'uko ibintu bikora mu buzima: umuntu wize siyansi ashobora kuzana ubusesenguzi n'ubushishozi mu buhanzi. Undi ufite inkomoko mu buhanzi ashobora gufasha umushakashatsi gusobanura neza ibitekerezo bikomeye mu buryo bworoshye, cyangwa akareba ikibazo mu buryo budasanzwe. Ibi byo guhuza ubumenyi butandukanye ntibiba ari ibintu bihindura cyangwa bikuraho umwirondoro nyakuri w'umuntu. Akenshi nibyo bituma havuka udushya n'ibitekerezo bishya. Urugero ruzwi ni urwa Steve Jobs washinze Apple. Yigeze kuvuga ko imyandikire n'imishushanyirize idasanzwe ya Apple byaturutse ku masomo ya calligraphy yize igihe yari muri kaminuza. Ibi ni urugero rwerekana ko ibyo umuntu akunda bitandukanye bishobora kuzahurira hamwe nyuma bikabyara udushya. Abantu benshi bamara imyaka myinshi batekereza ko ibice bitandukanye bigize ubuzima bwabo bigomba kuguma bitandukanye. By'umwihariko, umwirondoro w'umuntu mu kazi akenshi aba nk'ugomba kurindwa cyane, nk'aho kugaragaza ko umuntu akunda ibintu by'ubuhanzi cyangwa by'ubugeni byatuma asa n'udafite uburemere cyangwa udashyize umutima ku kazi ke. Mu gihe kirekire, nanjye natekerezaga ubuzima bwanjye muri ubwo buryo. Mbere yo kwiga ibijyanye n'imitekerereze ya muntu, kwandika cyane cyane imivugo byari igice gikomeye cyamfashaga gusobanukirwa no gusobanura isi n'ubuzima. Ariko uwo mwuga wanjye wagiye wiyegereza cyane siyansi n'ubumenyi bwo kuvura indwara zo mu mutwe, clinical psychology. Natangiye gushyira icyo gice cy'ubwanditsi ku ruhande. Numvaga ntazi neza niba ayo mazina yombi y'umwirondoro wanjye ashobora kubana mu mwanya umwe. Ariko uko igihe cyagiye kigenda, natangiye kubona ko izi nshingano zitari imyirondoro ihanganye gusa na gato. Mu buryo bwazo butandukanye, kwandika na psychology byombi biba bigamije kumva no gusobanukirwa uburambe bw'umuntu mu buzima. Kimwe kibikora binyuze mu bushakashatsi n'ibimenyetso bya siyansi, ikindi kibikora binyuze mu rurimi, amagambo n'imvugo y'ikigereranyo metaphor. Aho kuba bihanganye, byari nk'indorerwamo ebyiri zitandukanye zireba ikibazo kimwe: kumva neza ubuzima n'uburambe bw'umuntu. Ese ni ubuhe buryo bworoshye kandi bukomeye bwo kumva umwirondoro w'umuntu? Abashakashatsi mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu bagenda barushaho kubona ko kubaho neza mu buzima bitaterwa gusa no kumenya neza uwo uri we, ahubwo biterwa no kuba uwo mwirondoro wawe ushobora no guhindagurika ugahuza n'ibihe bitandukanye. Ubushakashatsi bushingiye ku buryo bwo kuvura bwitwa acceptance and commitment therapy bwerekanye ko abantu bafite ubushobozi bwo guhindura imyitwarire yabo bakurikije inshingano n'ibihe bitandukanye, psychological flexibility, bakunze kugira agahinda gake, guhangayika guke n'ibindi bibazo byo mu mutwe bike mu gihe bahuye n'ibibazo bikomeye by'ubuzima ugereranije n'abantu bafite imyumvire y'umwirondoro ikakaye kandi ifunganye cyane.
Ubushobozi bwo guhindura imitekerereze cognitive flexible bituma ubwonko bushobora guhindura uko bubona ibintu, kuvugurura ibyo bwemeraga mbere, no kwakira ubunararibonye bushya bugahuzwa n'umwirondoro w'umuntu. Iyo umwirondoro w'umuntu ubaye muto cyane cyangwa ugafungwa mu kintu kimwe, ibibazo bibaye muri icyo gice kimwe bishobora kumutera kumva ko ubuzima bwe bwose buhungabanye. Ariko iyo umuntu amenye ko afite inshingano, inyungu n'ubushobozi bwinshi, ikibazo kibaye mu gice kimwe ntigisenya uwo ari we wese. Muri ubu buryo bwo kubibona, kwihangana resilience si ugushobora gusa kwihanganira ibibazo cyangwa ububabare, ahubwo ni ubushobozi bwo guhuza n'ibihe, guhindura uburyo bwo kubibona, kwakira ibishya no gukomeza imbere. Utareka ko umwirondoro wawe wose ushingira ku nshingano imwe gusa cyangwa ku gisubizo kimwe cy'ubuzima. Ibi ntibisobanura kureka ibyo wiyemeje cyangwa gutakaza intego yawe, ahubwo bisobanura kumenya ko umwirondoro w'umuntu ugizwe n'ibice byinshi kandi uhora uhinduka uko igihe kigenda. Ibi bice bitandukanye bigize uwo uri we: umwuga wawe, ubuhanga bwo guhanga, imibanire n'abandi, n'ubumenyi bwawe bwo gutekereza. Ntibiba bihanganye, ahubwo ni umutungo ushobora kwifashisha igihe cyose. Uri ikirenze izina ry'umwanya wawe mu kazi, uri ikirenze inshingano wigeze kwihitiramo mu buzima. Kandi ibice byawe byigeze kugaragara nk'aho bidafitanye isano bishobora kuzaba imigozi ihuza ubuzima bwawe, bigatuma burushaho gukomera no kwihangana, guhanga udushya, kugira ibisobanuro byimbitse no kugira ibyishimo byinshi.